bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima buzuzwa umwuka wera umwuka Uwiteka abantu baribaza mbese bariya ntago basinze ahubwo Yesu ashimwe bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Muri iyi nzira yo kwizera no gusenga no gutegereza imbaraga z'Imana bisaba gusenga utarambirwa. Iyo usomye muri Luka 11:8 haranditse ngo nubwo atabyukijwe no kumuhera yuko ari inshuti ye ariko kuko amutitirije biramubyutsa mu ibyo ashaka byose. Niko handitse muri uwo murongo. Hepfo akavuga ngo museye muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa no komanga akingurirwa. Niba muri bayimuka muzi guha abana banyu ibyiza, so mujura azabara ate kubaha umwuka wera kubamo musabye. Amakosa benshi dukora dusenga nuko dusenga tukanagena igihe tubonera igisubizo. Ibyo ni ikosa rikunze kuba ku bantu benshi. Wowe icyawe no gusenga ukizera ugategereza kandi ureke gusenga. Hari ibintu bimwe Imana igizana byamara kuza bigafatirwa mu kirere. Nyirabyo wabizaniwe umwanya Imana imushakamo mwibimuhe igasanga ntahari. Umwuka wera Imana itanga iwuha abandi, iwubaha barihe, iwubaha bameze bate. Yesu mwishe niubikoze umwe mwashinyaguriye yarapfuye arazuka none ubari iburyo bwa se agiye kuzamurwa mu ijuru ubwe yarivugiye ati nzaboherereza umufasha. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2 havuga ngo bahabwa Pentekote bari mu mwanya umwe bahuje umutima, umuriro batungura uvuye mu ijuru. Hari ahantu bari bicaye bari gusabira umwuka, hari uburyo bari bicayemo bawukeneye. Twebwe rero komerera ko mu mitwe yacu twamaze kwishyiramo ko nta mwanya dufite. Umuntu yumva iby'umwuka ari gukanda kuri buto. Turi mu rwego rwa digital, biri digital. Ukanda kuri rimwe hakaza rimwe utanayanditse. Mbere ikoranabuhanga rya digital itaraza, abantu bakandaga inyuguti bandikisha imashini z'intoki, niko bazitaga dactylography. Bakandika inyuguti wayikanda ukumva urayikanze ukabona naho yanditse ukareba n'ibyo yanditse. None ubu hari igihe usanga amasystem hari igihe usanga system zikora ku buryo hari inyuguti usanga zanditse interuro yose ku buryo ukandaho gusa niba ari welcome, niba ari good morning, niba ari good evening, niba ari how are you, niba ari hello, niba ari hi, ugasanga biranditse. Noneho ugasigara wowe akazi kawe ari kubikandaho utumva uwo kabona gusa bigiyeho. N'abantu niko bifuza kubona umwuka wera. Umuntu arabyuka ati ngiye gushaka umwuka wera. Birashoboka, bijya bibaho ko umuntu yagenda agahurirana n'uwo munsi wo guhabwa umwuka wera. Ushobora no guhabwa umwuka wera utawusabye, ugahurana n'ikirere kimeze gityo. Ariko niba wiyemeje gushaka umwuka wera mu buzima bwawe, reka gukanda kuri buto ngo umwuka aze. Ntabwo intumwa zabwiye iminsi zamara i Yerusalemu. Imana yarababwiye ngo Yesu ajya mu ijuru, yababwiye ngo ningera kwa papa nzabohereza ibyo data yasezeranye. Ntibari bazi urugendo Yesu ari bukore ava mu isi ajya kwa se. Nta masaha yababwiye, nta n'iminsi, nta n'ukwezi. Urumva hari ukuva mu isi akajya kwa papa nawe akamusaba kohereza.
iyo porosedire ntabwo handitsemo iminsi byari bumare. Ariko icyo intumwa zakoze zo ziyemeje kutava mu murwa, ziyemeza gutegereza kugeza zihawe isezerano. Nawe yari ababwiye ngo mugume mu murwa murindire ibyo data yasezeranye, kuko mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. None abantu koko bari mu mwanya, uri mu mwanya wawe, uri mu mwanya wawe ahantu Imana yaza igasanga uri mu mwanya wo kuguheramo icyo wayisabye. Niyo umuntu agiye kujya mu rugendo, hari aho ategera indege, hari gate yinjiriraho, hari gate, hari aho ubona ukavuga uti indege yanjye ndayishakira hano. Iyo wagiye hatariho ntiwura nayo. Iyo kuri email wanditse aderesi akaba atariyo, birakugarukira. None abantu bafite imitima itegereje kwakira umwuka wera. Hari nimba tuvuga ivuga ngo Mana turategereje kwakira umwuka wawe. Uretse kuyiririmba, uriya muntu wiririmbye ni wowe cyangwa uyisubiramo. Imana igufashe ugume mu mwanya wawe.